Ndabashuhuje inshuti zacu, inshuti zikurikiye ibiganiro bitambuka kuri Bugufi Mission, bayikaze. Izina ryanjye nitwa Pastor Christophe wabakurikiza. Uyu munsi rero ni umunsi wo kuwa mbere, nkuko twe twabisezeranye ku munsi watambutse wo kuwa gatatu. Twe twababwiye ko rero ku munsi wo kuwa mbere tuzatangira inyigisho nshyashya. Iyo nyigisho nshyashya rero mugiye kuyumva, ariko icyo shaka kugira ngo uyu munsi cyangwa se mu nyigisho nshyashya dushaka ko tuzaganiraho ni ibijyanye na Adamu na Eva. Ndagira ngo rero mbabwire ko rero izina ryanjye ari Pastor Christophe wabakurikiza. Mbaye ikaze rero kuri bino biganiro. Ku bijyanye rero n'abakurambere bacu aribo Adamu na Eva, nibyo nshaka ko tuganiraho, ariko mu byo tuzaganiraho cyangwa se nifuza ko tuzaganira nuko zabaganira ku ijambo cyangwa se ku bibazo bikurikira. Ese Adamu na Eva babayeho? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Adamu yaje ryari? Ese batungwaga n'iki? Adamu yatungwaga n'iki? Akimara kugera ku isi ni iki cyamutungaga? Icyo ni cyo umuntu agomba kwibaza. Ikindi, ese Eva yaje ryari? Ese ikindi nanone tugomba kuzigaho, ese bariye iyihe mbuto? Barasambanye? Imbuto bariye yatumye Adamu na Eva bakurwa mu ngobyi ya Edeni. Ahangaha rero nibaze ko abantu biteguye cyane kuzumva iri jambo no gusobanukirwa imbuto Adamu na Eva bariye, kuko igitera abantu benshi confusion, ugasanga n'abatizera babaye bagize imbaraga, ariko abizera nabo bakabigenderamo. Abatizera bo bahita bagira imbaraga zabo nk'uko basanzwe bazifite, ariko abizera bo bakabigenderamo, ku buryo usanga batesheje Imana nyir'icyubahiro agaciro. Niyo mpamvu rero nifuza ko buri wese azakurikirana iyi nyigisho, iki cyigisho dutangiye, nzi ko kizabanezeza cyane. Banjya bagira amatiku, ugasanga abantu bari kuburana amagambo, umwe aburana avuga ati oya jewe numva ari ibingibi, jewe numva ari ibingibi. Ndazi neza yuko inyishu izaboneka muri iri jambo ry'Imana. Mbaye ikaze rero, reka tugane ku ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cy'Abami ba kabiri, igice cyaho cya 4 ku murongo wa 38, tugeze ku murongo wa 44. Nyuma y'ingisho ndetse n'inyuma y'inanga turahita ko dukurikizaho ibijyanye na Adamu na Eva. Ndagira ngo rero dusome mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu. Nababwiye ko ari igitabo cy'Abami ba kabiri, igice cya 4 umurongo waho wa 38, turageza ku murongo waho wa 44. Elisa akiza imboga uburozi. Bukeye Elisa asubira i Gilugali. Icyo gihe hari hateye inzara, hariho ubwo abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. Abwira umugaragu ati shyira inkono ivuga ku ziko utekere aba bana b'abahanuzi imboga. Umwe muri bo arasohoka ajya ku gasozi asoroma, reka duhinde urupapuro, asoroma asanga umutanga, awusoromaho intanga cyangwa se imitangatanga. Areka umwenda we azuzuzamo, araza azitekera muri ya nkono batetsemo imboga, kuko batari babizi. Bahishije barurira abagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburozi. Ntibarushya bayiryaho.
aravuga ati nimunzanire ifu. Aragenda ayijugunya mu nkono, aravuga ati nimwarurire abantu birire. Nuko basanga nta kibi kikiri mu nkono. Bukeye haza umugabo uturutse i Barisharisha, azanira uwo muntu w'Imana imitsima n'imiganura ya sayiri, yose yari 20 n'isaho ye, yuzuye amahundo y'ingano mabisi. Nuko Elisa aravuga ati nimubihe abantu babirye. Umugaragu we aramusubiza ati dore utungutu ntugaburire abagabo 100. Nawe aramusubiza ati pfa kubaha babirye, kuko Uwiteka avuze ngo barabirya babisigaze. Nuko bashyira imbere, bararya barasigaza nk'uko Uwiteka yavuze. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero kuri iri jambo ry'Imana hari icyo twakibaza. Wakibaza ngo ibyo nsomye birangisha iki ku Mana Data wa twese, kuri Yesu Kristo no ku Mwuka Wera? Ni ibibazo maze iminsi mbwira abantu ngo tubyibazeho, tubitekerezeho, ariko hari impamvu rwose imba nifuza kubabwira iryo jambo, kugira icyo wibaza n'icyo utekerezaho ku bijyanye n'ibyo umaze gusoma, kuko ntabwo dukwiye gusoma ijambo ry'Imana nk'abasoma ikinyamakuru cyangwa se nk'abasoma newspaper, ahubwo ni ngombwa, ntabwo ari gazeti, ni ngombwa ko dusoma tukumva neza icyo ijambo ry'Imana riba rishatse kuvuga, ndetse tugashyira no mu nyurabwenge. Ndagira ngo rero dusome cyangwa se tugire icyo tuvuga ku bijyanye n'iri jambo ry'Imana. Mu nkono harimo uburozi, twabisomye ku murongo wabo wa 40. Ubwo Abisirayeli bagiraga ku mazi arura y'Imara, Imana yeretse Mose igiti akinaga mu mazi ahinduka meza. Iyo usomye mu gitabo cyo Kuva igice cyaho cya 15 umurongo wa 25 usangamo iryo jambo. Ubwo abagabo b'abahanuzi babwiraga Elisa ko inkono yarimo uburozi, yabatumye ifu aba ariyo banagamo. Murazi ko yababwiye ati nimuzane ifu, hanyuma iyo fu aba ariyo baterera muri ya nkono, ibyo kurya birakira. Imana yacu ifite ubushobozi bwo gukirisha ibyo yaremye byose, igenga byose kandi igakora byose uko ishaka. Amakosa abakristo dukora nuko akenshi dushaka ko Imana ibyo yakoze ejo ari nabyo iza gukora uyu munsi. Ni gusanga utashobora kuvuga ngo Imana yacu ishobora guhindura, ahubwo uravuga ngo bya bindi yakoze ejo ndifuza ko ari byo yakora uyu munsi. Ariko Imana ifite uburyo bwinshi butandukanye ishobora gukoramo umurimo wayo, kandi umurimo wayo ukawugendeka neza. Kandi Yesu hari uburyo yakizaga indwara bwari butandukanye, n'ibitangaza ntiyabikoraga kimwe. Imana yacu ni Imana y'uburyo bushya, cyangwa se ni Imana ifite uburyo bushya cyangwa se uburyo butandukanye igihe cyose mu byo ikora. Gusa icyo usabwa wowe muntu, usabwa kwizera, niba uri umukristo w'ukuri wamaze guca bugufi ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Hari ahantu rero twasomye avuga ngo utungutu ntugaburire abagabo 100. Twabisomye ku murongo wa 43. Akenshi tujya imbere y'Imana tugiye kuyereka uburyo ibyo dufite bidahagije gusohoza imigambi yayo. Uku niko byagendekeye Mose. Iyo usomye mu gitabo cyo Kuva igice, cyangwa se mu gitabo cyo Kubara, igitabo cyo Kubara igice cya 11 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 22, aho ngaho harimo uburyo byagendekeye Mose. Nibyo byabaye no kubigishwa ba Yesu, nkuko wabisoma muri Matayo igice cya 14 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 21. Ariko hari icyo ukwiye kuzirikana: amaboko y'Uwiteka ntabwo ari magufi ngo yananiwe gukiza. Ibi ngibi wabisoma mu gitabo cyo Kubara igice cyaho cya 11
ku murongo wawo wa 23. Imana yacu irahari, iracyakiza, iracyakora ibitangaza, iracyashoboye. Niyo mpamvu tudakwiriye kuvuga ngo bigende bite, ahubwo dukwiriye guca bugufi Imana yacu igashyirwa hejuru, igakora igitangaza bivanye nuko ishaka. Icyo dusabwa twebwe nuko twemera Imana igakora ibyo ishaka kubw'izina ryayo. Mbaye ikaze rero mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro, aho turi kuvuga ku bijyanye n'abakurambere bacu cyangwa se abantu ba mbere Imana yaremye. Ariko mu bantu ba mbere Imana yaremye ni Adamu na Eva, ariko ndagira ngo tuvuge ku muntu wa mbere Imana yashyize ku isi ikamurema, uwo ni witwa Adamu. Nk'uko twabibabwiye kare rero, mu bumvise intangiriro kino kiganiro, ndagira ngo bene data duhurize hamwe twumve neza ibijyanye na Adamu. Ariko hari ikibazo twibaje cya mbere, se Adamu yabayeho? Adamu na Eva babayeho? Adamu na Eva babayeho. Ni ngombwa yuko wemera ko Adamu na Eva babayeho, kuko iyo usomye ijambo ry'Imana riboneka mu itangiriro igice cyawo cya mbere guhera ku murongo wa 26 kugeza ku murongo waho wa 31. Ariko reka twisomere ku murongo waho wa 23, wenda imirongo mikeya cyane, kugira ngo uribuze tumenye koko Adamu yabayeho. Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo rero Adamu na Eva bararemwe, ariko Imana irema umuntu. Uyu muntu niwe witwa Adamu. Ubusanzwe Adamu bisobanura umuntu wa mbere Imana yaremye. Ariko nanone wakibaza ngo ko Imana yaremye Adamu, izina Eva ryavuye hehe? Izina Eva ninde warizanye? Yusomye mu itangiriro igice cyaho cya gatatu ku murongo waho wa 20, niho usanga iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigaragaza izina rya Eva. Itangiriro igice cyaho cya gatatu ku murongo waho wa 20 haranditse ngo, uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose. Imana yacu nishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo rero uyu mudamu wa Adamu ntabwo yaje yitwa Eva, ahubwo umugabo we niwe wamwise Eva. Yamwise Eva nyuma y'uko bari bamaze gucumura, bamaze kuvamo, cyangwa se ubwiza bw'Imana bumaze kubavaho. Ndagira ngo rero umenye neza yuko Adamu yabayeho. Hanyuma hari icyo ushobora ukibaza ngo kuki mbere y'uko Adamu aba byari bimeze bite? Imana yacu ituganze cyane. Adamu mbere y'uko abaho, iyo usomye mu itangiriro igice cyaho cya mbere ku murongo waho wa 3, ariko unahere no ku murongo waho wa mbere, hagaragaza yuko Imana yaremye ijuru n'isi. Ndetse ku murongo wa 2 kavuga ngo isi ntiyagiraga ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga
hejuru y'amazi. Ariko noneho hari ikintu cya mbere Imana yabanje kurema. Iyo usomye neza ku murongo wawo wa 3 bavuga ngo Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ni wabanje kuremwa ku munsi wa mbere. Habeho umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana iratandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Tuvuga ngo umunsi wa mbere nibyo Imana yakoze, yabanje kurema umucyo, kuko umucyo hari icyo wasimbolizaga Yesu Kristo, niwe uwo mucyo washakaga kuvuga. Ndagira ngo rero nsoreze ahangaha, ariko mbabwira ngo ubutatu zakomeza inyigisho ku wa 3 twumve neza icyo Imana ishaka kutubwira ku bijyanye na Adamu na Eva, kugira ngo abantu bahishurirwe neza ibijyanye na Adamu na Eva. Ndiho abana namwe bashoboze nakagaruka. Shalom.